tugiye kwiga ijambo ry'Imana rero. Bibiliya iravuga ngo udakora nakarye. Bibiliya iravuga ngo udakora nakarye. Udakora nakarye. Atakora atarya. Iyo umuntu adakora ntabwo arya. Bivuze ngo udakora nakarye. Ariko rero Bible yarabicuritse. Aho bakavuze ngo utarya nagakore. Kuko habanza kurya akaba ari bujye gukora. Niyo umwana avutse aronka, iyo umwana avutse aronka, sibyo? Akiga kujye arabanza konka akaba ari bwo kubagana. Ntabwo umwana abanza kubagana ngo yonke, no. Akibyarwa, akivuka, bamushyira ku ibere akonka, sibyo? Ubwo rero ntabwo habanza gukora. Nese ubwo ubundi bwo wajya gukora uba ufite izihe mbaraga? Banza urye ujye gukora. Bishatse kuvuga iki? Utarya nagakore, ntabwo ari udakora nakarye. Utarya nagakore. Tujye gufata nk'urugero. Nanjye Teremo David mfite abana babiri. Umwe ndamubwiye ngo genda ujye kuvoma, undi ndamubwiye ngo genda ujye kurya. Ninde uzabikora vuba? Birumvikana ko uzabikora vuba ari uzajya kurya. Bivuze iki? Utarya nakajya akora. Yakagombye kubanza akarya akabona izo mbaraga, noneho akajya kuvoma yishimye. Ariko uzi kubanza ugakora wowe, aha n'igihe n'ibyo kurya ubigura, ngaho ibaze noneho wakoze ukabura ibyo kurya. Aleluya. Noneho ibyo kurya byari bihari ariko uravuze njye reka mbanze nkore njye maze gukora. Ibyo ni ikosa. Umubiri uba ukeneye imbaraga, sibyo? Ubundi turya kubera iki? Turya kugira ngo tugire imbaraga. Umuntu rwose adafite inzara akaba yumva afite amani, ibyo kurya rwose ushatse niwagira ute niwabihaha. Ariko urarya ukajya gukora, ntabwo ukora ngo urye. Ibyo ni ikosa rikomeye. Rero Bibiliya nimukajye abantu banditse Ikinyarwanda banditse Bibiliya mu Kinyarwanda bashaka kuba baribeshya akantu gatoya. Nukareba uko Bibiliya yanditse ngo wigendereho. Ugomba nawe kwicara ukabanza ukareba ese niko bikwiriye. Niko bikwiriye cyangwa siko bikwiriye. Ntabwo umuntu abanza gukora ngo arye. Ahubwo banza urye ujye gukora. Ubuse wabyuka mu gitondo ukajya ku kazi utariye. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wakora utagize ute, ntabwo wakora utariye. Ariko warya nukore. Ushaka kurya rwose ukiryamira. Ushobora kurya ukaba wiyicariye aho ngaho ukota agacucu cyangwa se ugafata kukayaga ariko umaze kurya. Ariko ntabwo wakora utari burya. So rero Bibiliya mujye mubanza musesengura amagambo ayigize. Mujye mubanza musesengura amagambo ayigize. Mujye mubanza murye, mujye gukora, mutaziyicisha inzara. Nimuziyicisha inzara rwose. Nimuziyicishe inzara. Hari n'abantu bavuga ngo ngereka nige nzabona akazi ntazabura icyo kurya. Ahubwo nyine urimo kwiga none nubona n'akazi uzajya ugura ibyo kurya noneho ubirye ubone kujya ku kazi. Ngeze ariko mumurikiye iki ngiki nicyo cyanditswe Imana yari yanyeretse ngo nze mbabwire ko hari abantu bose babifata uko bishakiye. Bibiliya ni ijambo rikomeye, ni ijambo rikomeye rwose. Nimugafata ko mwumva ibintu ngo mubirekere aho ngaho. Ubundi biri kongera kavuga ngo iki? Udafite ubwenge ntabwo nsabe njye mbumuhe. Ariko naganje Teremo niko Bibiliya ivuga. Sibyo? Udafite ubwenge ntabwo nsabe ndabumuha. Hari ubabaye ntasenge, niko Bibiliya ivuga. Hari urwaye kuki adatumira abakuru b'itorero bakamusengera ngo niba yanakoze ibyaha azagira ati azabarirwa. Reka dukaruke mu kanya.